turabashimira mwebwe mwabashe gukora subscribe, like, share na comment aho muherere hose mu mpane z'isi. Mu byukuri turabashimiye tubikuye ku nkingi z'umutima. Reka rero tubabwire yuko muri uku kwezi ndetse uku kwezi gutaha mu byukuri ibintu bikomeje kugenda biba byiza cyane, aho umuhanzi Mbonyi afite ibitaramo bitandukanye muri Tanzania, Dar es Salaam, aho rero bivugwa yuko amatike y'ibi bitaramo mu byukuri yamaze kuba agurishwa akarangira ku isoko. Itike za mbere zashize ku isoko impumeko iri Dar es Salaam ku bijyanye n'ibitaramo Mbonyi ari gutegurira muri iki gihugu cya Tanzania. Rero mu byukuri iki gitaramo cyaje kwitwa wakati wa Mungu. Mbonyi azaba ari kumwe n'abaramye ndetse n'abantu bahimbaza Imana muri kino gihugu cya Tanzania. Rero ibintu bikaba byakomeje kugenda bigaragara yuko aya matike abantu benshi bari kugenda bayagura bitewe nuko uyu muhanzi amaze kugeza umuziki mu byukuri wa umuziki wa gospel kurundi rwego, aho mu byukuri uyu mugabo amaze kugenda agaragara yuko mu byukuri ibintu yabishyize kurundi rwego. Mu gihe Mbonyi akomeje imyiteguro y'igitaramo azakorera i Dar es Salaam muri Tanzania hagati ya tariki 2 ndetse n'3 Ugushyingo 2024, kuri ubu amatike yo kwinjira mu gitaramo cye kizitabirwa n'abanyacyubahiro bagiye batandukanye. Amatike yamaze kuba ashira ku isoko. Amakuru yibanze ahari agaragaza ko amatike y'ibihumbi 500 cyangwa se ibihumbi 500 nyine by'amatanzania cyangwa se ibihumbi 240 by'amanyarwanda y'igitaramo cyagenewe abanyacyubahiro VIP gitegerejwe kubera ahitwa Mirimani City ku wa 2 Ugushyingo 2024 yamaze gushira ku isoko. Ese mu byukuri bundi uyu muhanzi Mbonyi yaba ari muntu ki ushobora gutegura ibitaramo cyangwa se ibintu bihambaye nk'uko nguku amatike akaba yaba sold out cyangwa se ibintu bikaba mu byukuri bikomeje kugenda bitangaza abantu benshi batandukanye? Ariko reka tubibavire imuzi n'umuzingo. Mbonyi cyangwa se Mbonyi cyambu ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda rwose baririmba umuziki wo guhimbaza Imana, ariko mu byukuri unamurikiwe n'Imana cyane kuko umuziki we wakomeje kugenda ukundwa cyane cyane. Ni mu gihe rero itike ya make y'iki gitaramo yo iri kugura ibihumbi 100 by'ama Tanzania, hafi ibihumbi 50, naho iya VIP ikagura ibihumbi 300, hafi ibihumbi 150 by'amanyarwanda. Bukeye bw'iki gitaramo ku wa 3 cyangwa se ku itariki 3 Ugushyingo 2024, Mbonyi azahita akorera igitaramo cya rusange ahitwa Leaders Club, aho kwinjira bizaba ari ibihumbi 20 by'amatanzania, hafi ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Mu myanya isanzwe ni ibihumbi 50 by'amatanzania, hafi ibihumbi 25 by'amanyarwanda. Mu myanya y'icyubahiro kubera yuko uyu muhanzi rwose ni umwe mu bahanzi bakomeje kugenda bagaragaraho impano y'Imana. Mbonyi yatumiwe mu bitaramo wakati wa Mungu bigiye kuba ku nshuro ya 3, akazaba ataramana n'abandi baramyi b'amazina akomeye muri Tanzania nka Rehema Simfukwe, Joel Luanga ndetse n'abandi benshi. Byitezwe ko Mbonyi azava muri Tanzania ahita yinjira mu myiteguro y'igitaramo afite i Kigali muri Beka Arena ku itariki ya 25 Ukuboza cyangwa se kuri Noheri. Ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa mu itangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko byerekeranye n'ibi bintu bijyanye n'imyidagaduro nuko umuntu mwamenyereye cyane nk'umufluencer kuri YouTube cyangwa se ufite channel ya YouTube yitwa Impano y'Imana yaje kuba atabwa muri yombi. Uyu mugabo rero yaje kuba atabwa muri yombi aho ibintu byakomeje kugenda biba bibi cyane, akaba ari kuregwa ibyaha bijyanye no kwihesha ikintu cyundi ndetse akoresheje uburiganya, ndetse uyu mugabo akaba yaramamaye cyane agenda agaragara nkaho atuburira abantu amafaranga, noneho akaba
ndetse haje no kwiyongeraho icyaha cyo gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina ku gahato. Rero Murangira Bithiri uyu muvugizi wa Rwanda Investigation Bureau yamaze kubatangaza yuko abahanzi bakora umuziki bayoboye abandi ibindi byiciro by'abakorera ibyaha ku mbuga nkoranyambaga. Ibi rero bikaba mu by'ukuri byaje kuba bitangazwa n'uyu muvugizi wa RIB, aho yagize ati rwose abahanzi bakora umuziki bayoboye ibindi byiciro by'abakorera ibyaha ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo rero atangaza iki kintu abantu benshi ntago bakivuzeho rumwe, ariko mugomba kubyumva kubera yuko mu by'ukuri ni ibintu bimaze kwibonekeza cyangwa se bimaze kugaragara yuko izi mbuga nkoranyambaga abantu badashaka kuzikoresha neza bashobora mu by'ukuri kuzazihuriraho n'ikintu n'ikimbwa yahuriye nacyo ku mugezi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau Dr. Murangira Bithiri yagaragaje ko ababarizwa mu gice cy'imyidagaduro by'umwihariko abahanzi bakora umuziki bayoboye ibindi byiciro mu gukorera ibyaha byinshi ku mbuga nkoranyambaga. Ibi Dr. Murangira Bithiri yabigarutseho mu kiganiro aherutse kugirana n'Isibo TV ubwo yakomozaga ku rutonde rw'ibyiciro bikorwamo ibyaha byinshi hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Ku mwanya wa mbere w'abakorera ibyaha byinshi ku mbuga nkoranyambaga, umuvugizi wa RIB yavuze ko hari ababarizwa mu myidagaduro by'umwihariko abahanzi baririmba. Ku mwanya wa kabiri hakaza iyobokamana n'ivugabutumwa, umwanya wa gatatu haza abamamaza imbaraga zidasanzwe. Yes, ibi rero bikaba bimaze kwibonekeza mu by'ukuri abantu bamamaza ibijyanye n'imbaraga zidasanzwe bikomeje kugenda biba urujijo kubera yuko ibi ngibi rwose ndetse n'ibindi byaha Dr. Murangira asanga byiganje ku mbuga nkoranyambaga n'icyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amashusho y'ubwiyambure cyangwa se y'urukozasoni abantu baba bakoreye ahishe. Dr. Murangira Bithiri yagaragaje ko impamvu icyiciro cy'imyidagaduro by'umwihariko abahanzi baririmba aricyo kiyoboye mu gukorera ibyaha byinshi ku mbuga nkoranyambaga ari uko mu by'ukuri hakomeje kugaragara ibyaha byinshi kandi bikomeye. Ati turabona ko hari abantu bakomeje kwinjira mu myidagaduro mu by'ukuri bakaremamo abantu uduce. Niba uri umuhanzi wifata mu by'ukuri nimba uri umuhanzi wifata umuntu ngo nuko afite imbuga zikurikirwa zikurikirwa hanyuma ngo izo mbuga zikurikirwa hanyuma ngo mu by'ukuri ukomeze kugenda ubigenderaho cyangwa se mu by'ukuri ukomeze kugenda wumva yuko ibi bintu bitazacika. Ibi bintu rero urugamba rwo kurwanya abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse abazikoreraho ibyaha ahanini ngo urugamba rurakomeje kandi nta uzigera mu by'ukuri areka cyangwa se kurwanya abanyabyaha kubera yuko ibyaha ni ibintu abantu batajya bishimira. Reka rero tubabwire yuko ntago twasoza aya makuru tutabagejejeho mu by'ukuri ibitaramo Bruce Melody Munyakazi mu by'ukuri yatangiye gukorera muri Canada, ubu ngubu akaba yatangiye gukora ibitaramo birimo nkaho yagiye gukorera igitaramo Ottawa. Yes, Bruce Melody uri muri Canada aho ateganya gukora ibitaramo bine yabitangiriye mu mujyi wa Ottawa aho ataramiye mu ijoro ryo kuwa 26 ukwakira 2024. Ni igitaramo kitabiriwe n'abantu batandukanye biganjemo abanyarwanda batuye muri uyu mujyi ndetse no mu nkengero zawo, cyane ko icyumba cyari cyateguwe kuberamo cyari cyakubise cyuzuye. Iki gitaramo Bruce Melody yakoreye mu mujyi wa Ottawa cyabimburiye ibindi ateganya gukorera mu mijyi nka Montreal, Toronto ndetse na Vancouver. Bisobanuye ko tariki ya mbere Ugushyingo 2024 azataramira i Montreal, tariki ya kabiri Ugushyingo azataramira
azakomeza mu mujyi wa Toronto, naho tariki ya 9 Ugushyingo akajya gutaramira akakomereza mu mujyi wa Vancouver, ari naho azasoreza ibi bitaramo. Ibi bitaramo biri kuba nyuma yuko ibyasubitswe byari gutangira ku itariki ya 26 Nzeri 2024 Imutoriyo, bigakomereza ku itariki ya 5 Ukwakira Edmonton, ku wa 12 Ukwakira byari kuzakomereza Ottawa ahangaha yahereye, ndetse na 19 Ukwakira akajya Toronto. Ubu rero bikaba biri kugenda biba bihereye Ottawa, hanyuma ku itariki ya mbere Ugushyingo 2024 akazataramira i Montreal, hanyuma itariki 2 bukeye bwaho akazataramira mu mujyi wa Toronto, naho ku itariki 9 akazataramira Vancouver. Reka rero tubabwire yuko ibitaramo bikaba byari byarasubitswe kubera iserukiramuco rya MTN Iwacu Muzika Festival ryari rimaze iminsi rizenguruka igihugu, kandi uyu ari we nawe ari umwe mu bahanzi mu by'ukuri bagizemo uruhare muri ibi bitaramo bya Iwacu bya MTN Muzika Festival. Reka rero tubabwire ko Bruce Melody mu by'ukuri yatanze ibyishimo muri Ottawa, ndetse ari nabyo yitezweho i Montreal, ndetse ari nabyo yitezweho Toronto, kandi ari nabyo yitezweho i Vancouver. Reka rero dukomeze kubashishikariza gukomeza gukora subscribe, like, share na comment, hanyuma dukomeze kubabwira tuti amahoro y'Imana nshuti bavandimwe aho muherereye hose mu mpande z'isi. Tunababwira yuko mu by'ukuri ibiganiro nk'ibi ngibi ndetse n'amakuru ari kugenda training ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, byaba ibinyamakuru bikorera hano mu Rwanda ndetse nibikorera mu mahanga, dukomeje kugenda tubibategurira kuko turabakunda, ndahababereye kandi mu by'ukuri mpari mu buryo bw'ukuri. Amahoro y'Imana nshuti rero, kubera yuko nimwe bantu banjye. Ciao ciao, hasta la vista, we love you so much. Reka mbabwire nti we love life we live, cause we live life we love. I am your boy, your son. Bye, I wish you a better moment. I love you so much.